Ku itariki 5 z'ukwa gatanu 2016 u Rwanda rwemeje itegeko rigenga imitungo nkoranabuhanga cyangwa se digital asset cyangwa se ibyo abantu benshi muzi nka cryptocurrency. Bivuze ko ubu ibikorwa bijyanye na digital asset cyangwa cryptocurrency bigiye kujya bigenzurwa na BNR cyangwa se banki nkuru y'igihugu ku bufatanye na Capital Market Authority. Birumvikana ko u Rwanda ruhise rwinjira ku rutonde rw'ibindi bihugu bya Afurika n'ubundi byashyizeho amategeko agenga currency cyangwa se virtual asset nka South Africa, tuvuge Nigeria, tuvuge Kenya ndetse n'ibindi bihugu byinshi nka za Ghana. Ibi byose biri gushyiraho umurongo ugenga imitungo nkoranabuhanga. Mbere y'uko iri tegeko rijyaho mu Rwanda, ibikorwa bijyanye na virtual asset ababikora ntabwo bari bazi ngo ibyo bari gukora ntabwo bigengwa n'amategeko cyangwa se bigengwa n'amategeko, ntabwo bari bazi ko ibyo bari gukora harimo amakosa cyangwa se atarimo, mbese bari mu rujijo. Mbere y'uko iri tegeko rishyirwaho, abantu benshi baburiraga amafaranga mu bikorwa bya cryptocurrency. Hari ibikorwa byinshi byiyitiriraga cryptocurrency, hanyuma abantu benshi bakabiburiramo kubera ko nta nzego zari zihari zo kusabamo ubufasha cyangwa se gutangamo babe bagarurizwa imitungo yabo yaburiye muri ibyo bikorwa. Mbere y'uko iryo tegeko rijyaho, amabanki ntabwo byari bigoye ko yasapotinga transaction zijyanye na virtual asset kubera ko nta mategeko yari ahari agenga ibyo bikorwa bya virtual asset cyangwa se imitungo nkoranabuhanga. Rero kuva iri tegeko rigiyeho bivuze ko abakoresha cryptocurrency ubu bafite umurongo. Amakampani ajyanye na virtual asset ubu azaba afite umurongo agenderaho, afite amategeko agenga izo kampani, hanyuma n'abakoresha izo virtual asset bamenye ngo ninkora ibi bikorwa nzaba nyuranyije n'amategeko, ninkora ibi bikorwa nzaba ndi mu murongo muzima. Hanyuma ikindi kizakurikiraho nyuma y'uko iri tegeko ryemejwe nuko kampani zifite uburenganzira zihabwa na Capital Market nizo zizaba zemerewe gukorera ibikorwa bijyanye na virtual asset. Bivuze ngo mu gihe abakoresha abashoramari muri virtual asset baburiye amafaranga muri ibyo bikorwa, bazaba bafite aho babariza mu gihe bakoresheje kampani ifite uburenganzira yahawe na Capital Market. Nk'abanyarwanda rero ibi bizadufasha kubera ko tuzaba tuzi ko ibikorwa turi gukora bifite protection, platforms turi gukoresha zifite ibyangombwa bijyanye na Capital Market, ndetse bityo bidufashe gukora ibikorwa dutuje bijyanye na virtual asset, yaba ishoramari, yaba guhererekanya iyo mitungo n'ibindi bikorwa byose bijyanye na virtual asset. Hanyuma ikindi kizakurikiraho nuko abanyarwanda tuzagerageza kwiga ibijyanye na virtual asset ariko twirinda gushyiramo ibikabyo. Murabizi abantu babaye muri virtual asset mu gihe cya kera, murabizi ko hakoreshwaga ibikabyo higishwa izo virtual asset activities, ariko abanyarwanda tugiye gushakisha ubu mu buryo buri seriye, twirinda cyane ibikabyo muri virtual asset kugira ngo bitadushyira mu kaga. Nubwo itegeko rigenga cryptocurrency cyangwa se virtual asset cyangwa digital asset mu Rwanda ryemejwe, ariko ntabwo bivuze ko crypto zitakiri risk. N'ubundi haracyari ahantu harimo ibyago byinshi byo guhomba kubera ko amasoko aracyahindagurika bitunguranye, ibiciro biracyamanuka cyangwa se bikazamuka bitunguranye bitewe n'ibikorwa mpuzamahanga. Niyo mpamvu ugomba kumenya ko mu by'ukuri ririya tegeko riguha umutekano mu buryo bw'amategeko, ariko umutekano bijyanye n'ibyemezo urafata, ugomba kwitondera ibyemezo n'ubundi ugomba gufata. Hanyuma ubwo birumvikana kuba iryo tegeko ryaremejwe ntabwo bivuze ko ubu noneho ugiye guhita wihutira gukora ishoramari buhumyi. Ugomba kwiga mbere y'uko ugira ikintu ukora. Umenye ko kuba itegeko ryaremejwe bidahagarika abasikamazi, kubera ko n'ubundi uko byagenda kose abasikamazi bagomba murabizi MTN na Airtel ni ibigo bikomeye cyane, amabanki ni ibigo bisanzwe biri regulated, ariko n'ubundi biranga abajura bakabinyuramo bakakoresha imitwe iyo ari yo yose kugira ngo bibe. Niyo mpamvu rero namwe n'ubundi kwitonda no kwigengesera no gushaka ubumenyi mbere y'uko mugira ibikorwa byose bijyanye na digital asset mukora biracyari ingenzi cyane kurushaho.
mubanze mushake ubumenyi bwisumbuyeho ku buryo mushobora kwifatira ibyemezo ku giti cyanyu. Hanyuma rero nk'umuntu ucyumva ngo itegeko rigenga virtual asset ryagiyeho, hanyuma ukaba nta kintu na kimwe uzi kuri virtual asset, ugomba gukora iki? Ikintu cya mbere ugomba gukora, step ya mbere ni ugushaka ubumenyi ku giti cyawe. Mbere y'uko utekereza gushyira amafaranga muri virtual asset, gerageza uko ushoboye ushaka ubumenyi bujyanye na virtual asset, wige uburyo iyo mitungo nkoranabuhanga ikora, ibyago birimo ndetse n'uburyo wabyirinda, abajura babamo, uburyo bakoresha n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma numara gusobanukirwa imikorere ya virtual asset, ikindi kintu uzahita ukurikizaho, step uzahita ukurikizaho ni ugushaka platform zifite uruhushya zihabwa na Capital zemerewe gukorera mu Rwanda, hanyuma ugatangira ukazikoresha, ukiga uburyo zikora, hanyuma ugatangira n'ibikorwa byawe ariko kuri platform zifite n'ubundi license zahawe na Capital Market, kugira ngo mu gihe wahuye n'ikibazo, amafaranga yawe yaburiyemo cyangwa se havutse n'ikindi kibazo, uzabone aho ubariza. Hanyuma ikindi kintu cya nyuma ugomba gukora, kujoininga communities zisobanukiwe virtual asset cyangwa se digital asset. Aho nakubwira wenda ahantu hambere ushobora kubariza amakuru, ushobora kubaza kuri Capital Market, bashobora kugusobanurira byinshi kuri virtual asset. Hari association yitwa Rwanda Blockchain Association, ishobora kuba menshi ajyanye na digital asset n'ibikorwa bya blockchain. Hanyuma of course natwe Nogore Fintech amakuru, dufite courses y'aba beginners ushobora guheraho wiga ibijyanye na virtual asset, udashyizemo ibikabyo, bya bikabyo kwizeza gukira vuba, ahubwo wiga bijyanye na realite ya virtual asset cyangwa se imiterere ya virtual asset. Mwibuke kuba ririya tegeko ryaragiyeho, mu by'ukuri ni amarembo yafunguye. Rero kuba amarembo yarafungutse bivuze ngo umuntu uzabasha kuyinjiramo neza, umuntu ufite ubumenyi. Niyo mpamvu ubutaha tuzabasobanurira digital asset ni iki, hanyuma kugira ngo bisobanukirwe mu buryo bworoshye. Murakoze cyane, ciao.